muri iyi minsi nashyize ku ifishi kandi mfite intego ivuga ngo ari nayo y'amasengesho yacu yo kuri 11 12 13 nibyo yamukoreraga ataza kubasha kubona ni umugabo wamuhahiraga rufite akazi azongera kubona agiye gupfakara niba abana baza ngo dadi bamuhobe nta dadi babonye ni wa mubyeyi uvuga ati kakana kaje nkunda kajya akansoma nkishima akana kanje karagiye ibyo ryo bituma nyiri umuntu ari wurira cyane kuruta uko umuntu abitekereza niyo mpamvu nta bindi yo kombinezo waruyizi se buriya oya ndetse rwose urasobanukiwe buriya yivuze hagize nk'umucyo wabyo buryo bituma mujye mureka abarire burya abarizwa n'ibintu bimwe ashobora kuba atanazi ko ari byo bimuriza ikindi cyakane cyane cyane nko ku bagore bagiye gupfakara aravuga ati abagabo bagiye kumbona bagire ngo ndi ikirara niko bimera buriya dore ko urugo rutari nk'umugabo nta gupfata apfa kuruvogera niyo mpamvu ushaka nibwo usanga abapfakazi benshi baba bari abanyamahanga bati none uze kumvogera kumugabo yagiye ugasanga we hari ukuntu hakaba n'uwigira agasukari nyine bakarigata bahereye mu mutima bakarangiza hakaba n'uvuga ati no nzarera abana banjye nta mugabo ibiganiro yampaye uko yanganirije uko yambwiye nzarera abo yansigiye setu hakaba n'abagabo nabo burya barira ariko kare utamureba hari imbere akavuga ati nanjye nta mugore nzashaka kereka twe mu gipasiteri kamyo nta munyonzi ufata ivatiri kuko nta n'ikipa kirimo irirukanka ariko ikamyo abanyonzi bayitendekaho nubwo handitseho ibyo twakoze ejo bundi nubwo handitseho ngo kiwemerewe gufata kuri iyi ntawemerewe gufata ku modoka ariko bayitendekaho kubera ko irapakiye ariko kwitendeka k'umunyonzi na nina ho kwitendeka k'umunyonzi ntibikura nk'umuzigo uri mu ikamyo ni nako kwitendeka kw'abadayimoni n'abakozi ba dayimoni kuri twebwe bidakura nk'akaziga Imana yadushyizemo tangaza birashere ndavuze cyane Yesu reka amashimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku bumwe bw'abera ministries Imana y'amahoro ibaho umugisha ibateteshe ibanezeze ibasetse ibahe iby'umutima wanyu wifuza suhuje abantu bose bari mu gihugu cy'u Rwanda intara zose uko ari enye n'umujyi wa Kigali suje abantu bari mu ntara ya Gatatu twitiriye abadiaspora Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bashimishe bantu umunsi w'ejo mwabashe gufata mushumba mu mugongo Imana ibaho umugisha mushobora mutse neza ya naramutse ndashima Imana ndanezerewe ya umunsi nubwo tuza gushyingura ejo kwari gutegura uyu munsi nibwo tuza gushyingura kandi wakoze kuza Imana iguhe umugisha amen gusa ntabwo biri buce kuri kamera ndabashimiye abantu bose groupe riba ry'amadudubiza bampamagaye Imana ibahe umugisha kandi ukomere cyane wow ndakomeye kuko nende mbwira n'abadukurikiye kumwe bw'abera ministry iyo umuntu wese yavutse arapfa ahubwo icyo kwibaza no kwibaza ngo upfuye nkoze iki ni iki isi nyisigiye umutwaro cyangwa se umuryango wa cyane umuryango wanjye ngusigiye umutwaro cyangwa se size ngize ibyo nkemura niyo mpamvu nifuriza udukurikiye wese wamaze kubohoka umuntu wese wamaze kubohoka mwifurije kuzataha azakemura ibibazo kasiga abana bize ubashingiye nta kibazo bimwe bita ngo aruhukiye mu mahoro ariko mukozi w'Imana nkubwira ijambo rikomeye uzi kubona upfa ugasiga umwana umugore mu nzu y'inkodeshanyo kandi niwe ufite ubushobozi bwo kwishyura ugasiga abana ashuri atarangiye nta bushingiye ugasiga ibintu byose bisa nk'ibiri ku musozi burya gihe ntabwo mba nemera ko ubutashye shitana abakurituye rwose burundu gusa siko bose bazagira amazu ariko hari igihe bariho reveni cyangwa hari uburyo umuryango ubasha kubaho batanagufite nicyo nari nshatse kuvuga Imana izadufashe dutahuka amahoro umuryango ubasha kubaho tutanahari udategereza ngo Yesu ari bugabure aho kuvuga ati hari wa murima hari ka kazu hari bwa buryo hari yanzira ariho yavuze ngo nukuzasaza neza usange basokuruza bawe
ibyo. Ariko hari umwami bigeze bashingura atari mu gikingi cy'abasekuruza wabo. Barahari benshi abanyabyaha bajugunyaga iyo kure. None se nk'igikingi nka Sawuli bamushyinguye harya ni barasana. Ubundi Dawidi afite aho bagomba gushyingurwa, bari uburyo wenda bakora ibintu wenda batunganya bose. Icy'ingenzi twari turiho nuko gusa umuntu akwiye gutaha agize ibyo akemuye. Ntutegereze ko abantu uzabakibaza. Mbega njye nisengesho njye nawe tugiye gusengera abantu fashe byo twari buri nta kibazo tubifurije ko uzataha wese atazasigira umuzigo umuryango, azagize ibintu akemura, kuko buriya diplome dufite ntiwayisigira umwana, birote ntuze amaperimi ntibisigira umwana. Ariko ni byiza ko abakurikira umwe bw'abera minisitiri ni icyifuzo sogamanwe ntabwo ushaka kubifuriza. Uko nsenze niko Paulo yabwiye Filemoni, uko nsenze usabira iteka. Nanjye rero muri make ntago najya kure y'icyo kintu kuko nanjye nkisengera. Bakoze nuko cyo nifuriza njye umutima wanjye, nifuriza n'abandi ko bakigera. Ushobora kuba udafite n'inzu rwose, ariko nibura hari ahantu bazabasha kwishyurira yanzu. Ko buriya mu bintu nuko umuntu wese aba yibaza iyo uza kuba ari nkaho mbaza cyangwa ari nko kutumbaza ikibazo nirukanga. Ese buriya kwirimbi cyangwa umuntu yapfuye kuki ba nyiri umuntu aribo barira cyane kuruta abamuherekeje? Ba nyiri umuntu umugani icyo cyumvye kibazo. Ndagira nkubwire ngo haba harimo kombinezo y'ibintu bitatu bikomeye. Icyambere ni ukwibuka bya biganiro byiza mwagiranaga, wa mugabo aho yararaga, wa mugore aho yararaga, ka kaganiro keza umwana yakubwiraga agiye ku ishuri. Icyo cyambere kimuriza, kuko abaje kuguherekeza gushyingura bo ntibazi ibibera mu nzu. Ubu iwawe turahuye mu gitondo uvuye mu rugo na madamu nibaguha akabizo kwita amasimbizi, niba ari ku munwa simbizi, amagambo mwari muvuganye sinyazi, kimwe nuko nanjye utazi icyo madamu yambwiye, utanazi icyo shekina mu gitondo yambwiye. So ya magambo twagiranaga cya kiganiro nicyo ubona ko ugiye kubura. Kabiri, kubura wa muntu mu mwanya yamubonagamo, kuko n'ubundi barava aho ngaho bamare gukarama bitaba byibagirwa. Uzareba guherekeza gushyingura nibo benshi, umwaka ugiye kwibuka wawe ntawe guherekeza, ko we icyo vuga we ntacyo afite. Bashobora kurira mu gahe gato ariko we arizwa byabyo. Ikindi cya gatatu kimuriza ni ibyo yamukoreraga ataza kubasha kubona. Ni umugabo wamuhahiraga ufite akazi azongera kubona, agiye gupfakara. Niba abana baza ngo dadi bamuhobe, nta dadi babonye. Ni wa mubyeyi uvuga ati kakana kanjye nkunda kajya akansoma nkishima, akana kanjye karagiye. Ibyo ryo bituma nyiri umuntu ari wurira cyane kuruta uko umuntu abitekereza. Niyo mpamvu nta bindi yo kombinezo wari uyizi se buriya. Ndetse rwose urasobanukiwe buriya yivuze hagize nk'umucyo wabyo uburyo bituma mujye mureka abarire. Burya abarizwa n'ibintu bimwe ashobora kuba atanazi ko ari byo bimuriza. Ikindi cya kane cyane cyane nko ku bagore bagiye gupfakara, aravuga ati abagabo bagiye kumbona bagire ngo ndi ikirara. Niko bimera buriya, dore ko urugo rutari nk'umugabo nta apfa kuruvogera. Niyo mpamvu ushaka nibwo usanga abapfakazi benshi baba bari abanyamahanga. Bati none uze kumvogera ko umugabo yagiye, ugasanga we hari ukuntu hakaba n'uwigira agasukari nyine bakarigata bahereye mu mutima bakarangiza. Hakaba n'uvuga ati no, nzarera abana banjye nta mugabo nshaka. Ibiganiro yampaye uko yanganirije uko yambwiye nzarera abo yansigiye setu. Hakaba n'abagabo nabo burya barira ariko kare utamureba hari imbere, akavuga ati nanjye nta mugore nzashaka kereka twe mu gipasiteri. Mu matorero tubamo ntabwo wakomeza kubaho nta mugore ufite. Niyo kondisiyo buriya. Yes, niyo kondisiyo mu matorero ayangaya gikristo cyane cyane nk'abaporo, ADPR, Abadventiste n'ahantu hose amatorero mbega amaze kugira imbaraga, bagusaba ko kugira ngo ukore uzarebe niba agiye gusengera twe ntabasengera umusore. Kereka no macatorero yaje n'asanga ntibishoboka. Kondisiyo ugomba kubukijwe ariko waranashatse. Kwari umukobwa na n'ubu ugize imyaka muri 45
yasengeye ku badiyakoni bamuhaye umudugudu ni mwarimu ariko ntashobora kuba pasiteri kuba pasiteri n'umusore ntashobora kuba pasiteri nubwo wamara imyaka 100 ntushobora iwacu kuko ariko ibi nabyo ni nabyo byo kuko umugore aragufasha Imana yaduhaye n'imibiri ikora ntabwo isinziriye niyo mpamvu ntabwo ariyo mpamvu badufasha mu buryo bwose sinzi byumva nyine turi abantu bagihumeka bakiri bazima ibintu birashoboka so rero bisaba ko hari ibyo umugore aza gucecekesha kuko birivuga ngo agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe atari umunywi wa vino atari umunyaruko no kubita azi kurera be mu rugo rwe neza kuko utazi gutunga urugo rwe ntiyatunga n'itorero nibyo Paulo yabwiraga Timoteyo ngo wirinde gushyira episkopo ko yiboneye so rero nagize icyo nabwa nicyo gituma abantu bashobora kurira nko yaduhereye urambabarira ariho tuza no gutekereza iyo tuvuze ibintu tuba tuvuze ikiburiya Emmanuel tuba tuvuze ko umwuka wo gukenyuka ukwiye kuva mu bantu burya gukenyuka ntabwo ari ugupfira muri kenza gukenyuka si ugupfira muri 50 gukenyuka si ugupfira muri 80 gukenyuka ni ugusiga utarangije inshingano z'umuryango wawe nko guti bana banjye dore Manuel ufate hano amabazo ugenze gutya dore mu bushobozi buke lokaya Imana turinde uwo mwuka n'ukuri abantu bapfira mu mpanuka abantu bapfa bakiri bato batarangije muri make ugasa nkaho wibwe ushobora kwibwa n'urakijwe ko wibuka ko umusaza Dawidi yahamagaye Salomo ngo ntiyarakibona bamushakira bisabye umukobwa ntiyamumenye ngahumva ko ngo Adoni yagiye kwiyimika hamagara abandi bantu ati Sodoki rero mujyanwa abwira Salomo ngo Salomo mwana wanjye ujye wumvira Imana iyo nakoreraga ikindi mwana wanjye dore nishakiye ibyo kubaka inzu y'Imana Imana irambuza n'ibikubana biki uziyongerere kuko ngo usigiye abagabo b'abahanga ku kintu cyose n'abanyabukorikori urumva uko yamuraze aramugira ati kandi ntuzibagirwe Shimeyi ibyo yankoreye ati nawe uri umuntu mukuru uzamenye ko uzagenza biya ko n'imirongo ariko by'ukuri bijyanye no kumuraga no kumufasha no kumworiyanta mu buryo bwiza bukwiriye yego ati nibikubana bike uzagire gute uziyongere ariko ndabisize nuko twagombye kugenda yego kuko hari n'igihe umuntu apfa abantu bagasigarana umuzigo wo gutunga famiye ye mu gihe kandi bazabikomeza kandi abantu baraturekura burya ariko kandi kantu keza ngiye kubwira yego nakubwire yego umuntu nakwanga uzamenye ko aguhaye igihe cyo kwitekerezaho no kwiyubaka nta rusaku rukuri ndafashije urakumvise buriya aguhaye umwanya umuntu iyo kwanze akakureka aba aguhaye umwanya mwiza wamutagaho wo kwitekerezaho no kubaka nta rusaku ngo iyo nzu y'i Yerusalemu yubatswe nta nyundo nta musimari byumvikanye byacongerwa byo hirya mu gihe cyane ugaceceka iyo reka dukomeze mu izina rya Yesu aka kantu ndagashaka ufite ugakora ntacyo kantu mpaye ariko urakumvise kandi urakumvise kuko harageze harakonera yasohoye nijoro ngiye kubwiriza ndabwira ngo ku modoka y'ikamyo nta munyonzi ufata ivatiri kuko nta n'ikipakira imirirukanga ariko ikamyo abanyonzi bayitendekaho nubwo handitseho ibyo twakoze ejo bundi nubwo handitseho ngo ntiwemerewe gufata kuri iyi ntawemerewe gufata ku modoka ariko bayitendekaho kubera ko irapakiye ariko kwitendeka k'umunyonzi nina ahubwo kwitendeka k'umunyonzi ntibikura nk'umuzigo uri mu ikamyo
ni nako kwitendeka ko abadayimoni n'abakozi ba dayimoni kuri twebwe bidakura nk'akaziga Imana yadushyizemo. Bitangaza birasheremo ndavuze cyane. Haleluya. Bitangaza biracyarimo baruzi bitendeka bagome bitendeka baturwanya bitendeka abandi basanure batuvuga ibyiza niba tugurukane bavuga uko bashaka. Bazigera bakora nk'umugambi w'Imana muri twebwe. Amen. Ko dupakiye ibiremereye. Niyo mpamvu batwite. Ntabwo turi utuvatiri. Hari amasezerano yabaremereye ubwiza kuri wowe ufite amasezerano nk'igitabo kinini. Ayo mubika muri agenda babahanurira ni make cyane kuruta umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Imana niyo kumenyera ko ukeneye igitunguru, Imana ikamenya ko ukeneye isukari uwo munsi ukayibona, Imana ikamenya ko hagiye kuza umushyitsi ujya ugupinga utakwemera, Imana ikaguha guhaha inyama kandi musanzwe muri ibishyimbo. Imana ikamenya neza ko hari ubukwe bugiye gutaha kandi bagupinga, ikagushakira imyenda myiza y'igikundiro, undi akibwira ngo arakurekuye, ukabona abantu nta mbabazi binjiye mu buzima, undi akagenda utazi uko agiye kandi ukumva ugiye uko. Imana izi ibintu byose, izi igihe cyo gukora ibintu n'igihe ibikoreramo n'ubikorera. Amasezerano dufite n'ayo dutekereza n'ayo twanditse muri agenda ni make cyane, n'ari muri ya ni make cyane, kuko Imana ijya no muri detail. Wamvugiye ngo muri detail ari muri detail. Haleluya. Abantu bajya muri Imana ijya muri detail. Ni Imana ya detail. Nshuti yanjye izinga ibishyimbo birakeneye, hakeneye za karori, hakeneye ibitera imbaraga, hakeneye ibirinda indwara. Imana ikagena ukuntu bibuze kubaho, kandi ikindi cyanyuma ngiye kukubwira muri detail. Ntabwo Imana yaguha abantu, ni wowe ubiha, ariko ubundi Imana iraguhishira ikaguhishira mu buryo ni Imana ya detail. Ariko zuko mbyibutse hari ukuntu Imana ijya iduhishira, ikaduhishira, ikadufata, ikorosaho amababa, ariko ikagukanda. Iyo yaguhishira hari ibyo igukandisha byayo abantu ntibabimenye, ahubwo wowe urusaku rwawe baguha abantu, ukiha abantu. Noneho rero njyewe uko mbikubwira bino bintu, uko mbikubwira neza ubyumva, ni ukuvuga ngo ni Imana ya detail. Sinzi iri jambo ni buryo, ntabwo ari Imana y'ibintu biri hejuru no, iragenda ikagera ku buzima, ikagera ku musokoro, ikagera ku biryo, ikagera kuri korogati, ikagera ku bavandimwe, ikagera ku nshuti. Ariko intego nyamukuru ku bantu babohotse ni uguprotecting ikiremwa muntu yiremeye, kuko Imana byo yishimira abamarayika. Imana yishimira Yesu n'abantu yaremye cyane, ntabwo bakize buriya, ntabwo bacyumva. Ariko kino kiganiro bamaze ngo sika tukirambure, tubabwira imbaraga zo kubohoka no kumva no kumenya, nubwo twazakora ikindi dushaka, ariko ibintu banze babyumve. Ni Imana ya detail. Mu Kinyarwanda munabuze ko mbigenza gute, ni Imana ya buri kintu cyose, ira detail. Izabanzi bawe, izabakunzi bawe, izabagome bawe, izabaguhiga. Hari n'Imana y'akantu kandi urakoze cyane. Na y'Imana imenya ngo hari telefone iciyeho ntuyitabe, ukumva umutima ntugutegeka kuyitaba, kandi ukumva sinzi impamvu utayitaba, kumva Imana izi neza ko ni umurozi ukuje hafi, ni umugome. Ni Imana y'akantu kandi, ni Imana ibana natwe step by step, ni Imana imenya ko umubiri wacu ugomba kugenda neza. Kuwa gatanu Imana yankoreye igitangaza, ntiyagira ngo bibishye ntabwo ndwaye. Kuwa gatanu isukari yarazamutse 546. Ubundi iyo sukari buri muri koma, ariko kugenda arigendera. Ndi ku muhanda nkora akazi, nkora ibyo nkora, ndarangiza muganga ati ibintu bikini nyihorera muga. Mu gihe twicanye na muganga iminota itarenze 40 turimo tuganira, asanga baye normal. Ndavuga ngo umuganga byihorere, mwe muvuza imiti n'ubwenge na science mwize n'imiti, twe tuzi ikirere turwana nacyo. Niba 400 bajya muri koma 500, njyewe ukabara nta sereri, sinumye mu kanwa, sindwaye, nta kibazo mfite, ndigenza, narinje kuruka ibiro byanjye bingana n'ukomeze. Byihorere muga, tuzi ibirere turwana nabyo. Kubera iki? Hari abantu ndimo sengera muri iyi minsi nashize ku ifishi
kandi mfite intego ivuga ngo ari nayo y'amasengesho yacu yo kuri 11 12 13 uzana nkorere ka flyers nzemera nkishyure nturakantengurira ngo ngire ko tukagenda avuga ngo nuko Yosuwa ni bice 10 umurongo wa 12 ngo Yosuwa aravuga ngo zuba hagarara kuri Gibiyoni nawe kwezi hagarara kwa Yaroni kugeza ubwo turangiza abisha bacu bose n'amasengesho agiye guhagarika ibintu hantugomba guhagarika umukozi w'Imana agatambuka so rero ni Imana y'akantu kandi urakoze ni Imana itenewe ku yindi nko gushaka kujya guta mu gitondo kumvise rero agufasha kumbi kuko hari ikiganiro ugiye gukora kigiye kubohora imbaga y'abantu cyagiye moto yari guhitanye kandi urengana kubera ko bigiye gukiza abantu icyakubwira umuntu umwe ntavuga amazina ko tubyemererwa nawe atuye muri Kanada ati kiriya kiganiro mwakoze cyarambaho Imana yankingura umugisha nukuri ndashima Imana nzagushimira ariko nako sanga ntiyaguteze kandi urengana aho ngaho harya sho no kuza mu gitondo ko Imana ya detaye ukabyukirambura ukumva biranze kumbi uwo mugiye guhura si muzima nta gushakira amahoro ukabigerageza ngo muzahure wapi ya telefone ngo mupange wapi ukumva Imana yaguprotectinze ukuntu ariko final ukazamenya ko ari Imana yakurengeye ndumva ngiye kuvuga ubuhamya hari abantu bakoze trike ko nkorera ibintu bibi ndabivugira hano ndagaburiye bagenda bapanga umuntu kujya muri rogi barabanga ngo ngwino umusengere kumbi banteze kamera muri etage ikizo mu cameraman bahaye ikiraka nawe ntiyamenye neza reka ndekera aho ngaho ntabwo byarangiye kugira ngo niwe kugira ko senya bure ntabwo si byiza gutanga amakuru aho yavuye icyo nzi cyo nuko umuntu umwe muri abo babipanze yambwiye ati wirinde uragenda ugisohoka musohokane bavuga ati avuye muri uko ubona ifoto musohotse muri chambre ntabyo kumvuye gusenga Imana ibimbwira gutyo nta muntu arahamagara avuga ndanze ni ibintu dutegwa imitego rimwe Imana ikakurinda guhura nabo kuko si abantu beza ni Imana ya detaye ni Imana yo kantu kandi nuko ndebe uri mu ndebe utari mu byumba cyane uri gufashwa Imana ikagukiza abantu abandi kabakura mu buzima abandi bagatorongera bakagenda abandi bakaza umunsi umwe abaguhaye inka bakagenda ko si inka ahubwo bagiye kuguha inka izagukora ikabajyana bahagusenya ibintu bikabura ariko kubera iki Imana ikibikora niki ni uguprotectinga ni ukurinda wowe no kukugirira neza hari n'igihe uva ari mu rugo rw'umuntu babaga mu rugo rw'umuntu ukumva banakwirukanye ukumva urabanze wibanga ni igihe cyiza cyo kwibana no kubaka ibyaye muri bucaca amavuta y'Imana rero agenda ko yasize holopayi mora ndimo ndafashwa cyane we ndimo ndafashwa ukuntu kwanjye abantu ucunge gusa iminota tuze kuyimara ko ni yayindi bagora abantu bacu ni 30 twakabye 35 ubwo tuba twakabije tugeze kuri 40 mujye mutwihangana amavuta bayazamuka ariko izi ni impugura abantu bakwiye kumva uyu munsi wa none kandi zishingiye mu kubohoka so rero kugira ngo ugeze nuko icyambere ugomba kumva ijwi ry'Imana mu matwi yawe ubundi ikintu cyambere cy'umuntu wabohotse yumva ijwi kandi ijwi ntago azaryumvira ku mutima gusa ijwi ntago azaryumvira kuki nako mu matwi gusa no mu mutima aha rero umutima w'umuntu hazamo amajwi angahe icyambere hari ijwi rifite imbaraga rikubwira ngo reka ikintu kireka kazi ijwi rituje ry'Imana bate ariko manwe ibintu wabiretse ariko ntamba ibintu wabiretse babishaka hiki ijwi rifite impuhwe yo mu mutima ariko ryongorera rifite impuhwe ubona ko rikoriyata rimwe na rimwe rinakubwira ikintu kumva baye kontere cyo wifuzaga naho urashaka kubwira abantu bakomere bamenye ngo Imana ni Imana ya detaye ni Imana yo kukantu kandi ni Imana izi ibintu byose izi ko ukeneye ibiharage ari byo bishyimbo ari byo ibihimba mu rukiga ari byo bijyanjaro mu kigande ari byo bitamugize umuntu mu rurimi rwo hakuryo madeso byende ururimi ni hiryo ngiyo hakuryo lingara iyo malage tu urumva ikamya ngo no muntu muri proteine ikangira uko mugenza hagiye kuza umushyitsi ntasibe Imana ikagusavinka umushyitsi yaza akajya gatazi ko kwa nta bibazo byakemutse kwa Manuel byakemutse ariko kuko Imana ndakurahije ukuri n'abanyabyaha urabona uyu munsi wa none Imana ishize abanyabyaha idushize hanze reka mvuge gutyo nayo kwikuramo
ko dukora ibyaha ngira ngo isi yose abantu batinya ko nta mukiranutsi wabo ariko iranaduhishira ikarindira ko twihana gusa yaravuze muri Zaburi ngo ibyo urabikora nkagira gute kwihorera ukibwira ko mpanye nawe rwose so rero n'ibyaha iratureka ikazanya yo kwihana ariko no mu byiza Imana ntiyifuza gutwikurura umuntu wayo yaravuze mu ijambo rigaragara sinduka gitabo ririmo yaravuze ngo Efurayimu naramurakariye ngo ariko si cyane ngo abanyamahanga bamugezeho baramuhemukira ngo ni ukuri nzabahana ariko iryo jambo kuriya kuba Imana yarakurakariye ariko wagira abantu bakora ikamaraka ikarakara ubu hari Imana hari abantu imaze kurakarira ku buzima bw'abakozi b'Imana bateretse ntiwagize tugakomeza ko nta kibazo ugacunga hafi aho rega nawe ndashaka gufashwa biratuma uba utagira gufashwa lositaye donesitaye mayine horo yavuze ngo naramurakariye ariko abanyamahanga bamugezeho baramuhemukira ngo ni ukuri nzabahana nyumvira nawe irakurakarira gukubise ariko niyo kwikubitiye ntibikeneye ko hari undi wagukoraho narabibonye ku babyeyi umubyeyi umwana akora ikosa akamuhana ariko si benshi umukoreho ahubwo se wakwibeshya kumukwitura umwana kandi ikosa yaribonye yego ibyo rero wibuka ko yaravuze na Kayini ati ndakuvumye atari kuza gukoraho wese akakwica nzakwimesa ntawe uzagukoraho iramuvumye ariko imitwe ko ntawe ugomba kumukoraho yego kugira ngo abyare bababera abyara abandi bose agire wa muryango agire gute ko nayo yarakenewe nawe avemo n'abaratwizwa ntabwo tugiye ntabwo ushaka kujya mu mateka tuzabigana nushaka imbaza nzabikubwira iramuvumye uzabigicamo uzazerera kumukira ikimenyetso ntawe uzakwica uzakwica kandi yamuvumye Imana yo ikenera kwihanira niyo mpamvu tuboneye kubwira abantu ngo bareke kwihorera bareke kwirwanirira Uwiteka niwe uzihorera guhora nuko Uwiteka iyo wibeshye ukinjira mu kujya kwihorera ubuhagaritse amaboko y'Imana Imana ihora ihoze Imana ihora bucece muri Imana ihora ihoze kugira ngo yarabyibakiwe naje kureba kuri social media uko dushobora gushyira amakuru yacu hanze ariko dushobora no kwisenya nagatanze ubuhamya ariko ndabubitse mu mutima wanjye gusa umuntu yize kumbwira ngo ibyo bintu baguhaye ntuzigera ubirya nkitwa jewe ibyo bintu baguhaye ntuzigera ubirya nta kamaro bizakumarira nkitwa jewe ubwira amagambo atatu uwo yari Imana n'umuntu turi ahantu dukora akazi twabonye poromosiyo by'abantu bavuga nyine ndashaka kubita twabonye poromosiyo iye hejuru numva afiteho imbaraga bagiye mvuga navuze amagambo atatu sinjya mvuga ibintu byinshi cyane iyo nabonye umwanya ndamubwira ngo ibyo uvuze niba ariko biri koko Imana iguha agakiza nzasarure kuri iyi poromosiyo kabiri tugihagararanye niba ireba nta gakiza ufite kandi ikabona ko mbangamiye ikunkiza simvuze ngo upfe ariko wimuke n'iyi poste ntuzongere kuyikandagiraho ariko ibonye ko ubangamiye n'abandi benshi igushakira inzira abantu baruhuka gatatu ibintu uvuze ntibizagira ingaruka ku bana bawe n'umuryango wawe ariko umenye ko Imana igihora ihoze ireteri imukura imujyana isoko isoko uwo munsi ku mugoroba ahageze biranga ageze ahandi baramwirukana ibindi byakurikiyeho ntabyo mvuze nuko nyine ni ukuvuga ngo abadukurikiye Imana ni Imana ya detaye ni Imana ikora ibintu icecetse waguhemukiye ntiwibwire ko Imana nubwo itavuga ntugire ngo yarapfundikiye gusa wirinde kwinjira mu madosiye y'Imana yigiye kubikora Zaburi 125 baravuga ngo kuko inkoni y'abanyabyaha itazahora ku mwandu w'abakiranutsi kugira ngo badahindukira bakihorera bagakora ibyo gukiranirwa nabyo ibintu bikomeye soro ni Imana ya detaye Imana ishobora byose ni Imana irengera bose ni Imana ikora byose umwanya nuba ndavuzeho ubu rero ngiye kubaza ikibazo reka nzakikubaza ejo musho reka nzakikubaza ejo kuko sigaje iminota itatu nta kandi icyo kibazo urakinsobanura byibuze nko mu minota 35 nawe utekereza naba ngiye kurya abantu badukurikira ariko hari bimwe hari akantu wavuze
ndungukiye kandi n'abadukurikira barabizi ko iyo mvuze ngo nungukiye bo baba barenze cyane, barenze bazamutse hejuru cyane. Wavuze kuri buze gusengera abantu, ariko akantu kamwe, hari nk'umuntu watwandikiye aratubaza mbese ni gute umuntu w'Imana abasha kwaguka. Nk'ubu muntu ari mu gihugu cy'Abarabu urabizi ko ari Abasilamu, bakunze abenshi cyane ni Abasilamu, ariko tukaba nta rusengero ugira, kandi rya jambo ryavuze ngo mwibuke guterana kwera uko wa munsi urusheho kuza. None ko adafite aho guteranira ariko akaba akurikirana bino biganiro byacu, ni iki yakora kugira ngo abohoke kandi agire n'umugisha? Ari mu gihugu cy'Abarabu, inzira yumvisemo buno butumwa, azafata nimero duhamagare tumufashe abohoke kandi tumugire n'inama. Ikindi cya kabiri tumusengere, kuba atabona uko ajya kwisanzura ntibikuyeho ko yakwegera abandi bantu b'Imana bagasenga. Nahamagare biroroshye kumufasha, kimwe n'abandi afite ibibazo nk'ibyo turahari kubafasha mu izina rya Yesu. Mbese babohoke, bahamagare, bumve yuko nyine bari nko mu materaniro yera. Mushobora agashinguracumu, urabizi ko nkunda kukubaza agashinguracumu ngiye kuvuga, nagira ngo mbabwire ko ari Imana ya detaye. Wambwiye ko ari Imana ya buri akantu kandi, agasabune, umunyu, urusenda, imyambaro, detaye nyine ibyo byose Imana ibijyamo. Kandi cya kabiri, Imana nta muntu yifuza gukoza isoni no kumushyira ku ruhande, keretse we yibyikorera. Wowe niwe abantu bazakota, ariko Imana ntiyakora iki kintu, kuko iminsi yaduhaye ntiraducurira. Uroye ibyo imaze kuguha n'ibimaze kumva, ari umuntu ntawe yaturambiwe. Ariko ni ukuri kw'Imana umbwiye akantu keza, Imana ntabwo yiducyurira amashuri, yakabidukira akavuze ubu kano kanya bibagiye cyagiye kabutura. Ari abantu ubu baba baraturambiwe, yatureze tukiri bato, iradutunga, iratwambika, iratugaburira, iradusiga, turacya. Iwanyu nta mukameramani wahavutse, uva mu mashuri wiga ndi, isi yose uziye Manuel, uramenyekanye. Ari igihe n'ibintu Imana ikora, igakora promosiyo yawe. Gusa malgré ko abantu muri promosiyo y'Imana banashaka no kwipromotinga bakarwana urukuta ruzabagora. Nta mbabazo avuga iyo kure tukazamuka tukamenywa. Uyu munsi wa noneho ninjiye hose abantu baguhamagara, abantu batunze utuntu twawe. Rero Imana iramutse iducyuriye nta nuwara. Ni Imana idacyurira, ni Imana idaharara, ni Imana idaharukwa, ni Imana ikunda umuntu. Utambaza ngo yangashingura agashinguracumu, ngiyewe se ko mbona nta kinkorera ntirobanura ku butoni. Reka nkubwire ahubwo nturamenya Imana iyo ari yo. Yesu umwuka uhumeka waguze kwandi, ahubwo uri intashima. Ni intashima itanamenya, itanasobanukirwa. Today kubuhumeka uvuga, ubundi igishoro cy'umukristo no kubuhumeka. So nuvuga ngo ibyo yakoze, ahubwo abantu benshi ntibabibona, akumva ngo irobanura ku butoni, ngo nubwo Imana idatonje kira abantu bacuritse ibintu. Ariko no siko kuri guha. Imana yaguhaye ubuzima, nturwaye, nturi muri moruge, ntiwarwajije, ntiwapfuye, uri muzima, watonze ku kaso. Ibi intambara ziza, impamvu zikuzaho nta kintu, ni ukugira ngo Imana ishyireho bariyeri z'umutagwa mu mutima. Ndumva ngiye gusoza mvuga ngo sharumeka kwa kundi, burya ibikubaho n'ibimbaho n'ibizakomeza kubaho nta kindi kibizana, ni ukugira ngo wowe Imana ikurire yo kubaha Imana. Rero ikibazo kikuriho ni ukugira ngo kandi Imana igikuraho mu izina rya Yesu. Reka mbabwire ngo ntabwo ndi usenga amasengesho menshi uyu munsi, mbabarire rwose. Ndavuga ngo Imana y'amahoro iguhe icyo umutima wawe wifuza. Amen. Imana y'ibyiringiro iguhe icyo umutima wawe ukeneye. Amen. Ikurinde imbaraga z'abadayimoni. Amen. Ikurinde ibitero bya sekibi. Amen. Iguhaze uburame, Amen. iguhe ibyo kurya, iguhe ibyo kunywa, iguhe ubuzima bukwiriye, igukure muri karande, ikunamure, iguhagurutse, igushyira hazima, kwambura imyambaro ishaje, kwambika imyambaro mizima, utere intambwe ujya imbere. Imigisha yose ikubiye mu ijambo ry'Imana ikuzo bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom. Shalom Shai. I love you. Je t'aime. Nawapenda. Naringiwe. Hallelujah.